Turagusuhuje kandi tuguhaye ikaze wowe ukurikirana ibiganiro bya Wisdom TV Rwanda ikugezaho umunsi ku munsi, murabonaho agaciro kandi umusanzu wanyu uduhereza umunsi ku munsi, turawishimira kandi uratunyuze. Ni mwebwe mutuma tugira imbaraga zo gukora ibyo dukora, ndetse ni namwe mutuma tugera kuri byinshi, twiyungura byinshi kandi umunsi ku munsi ntabwo mujya mudutererana. Abari impande zitandukanye zigize igihugu cyacu, turabasuhuje kandi turabaramukije aho muherereye hose, abari mu Rwanda, abari hanze. Icya mbere ni uko turi amahoro. Niba umeze neza, amashimwe ku Uwiteka. Niba utanameze neza, turakwizeza yuko kubw'ubushake bw'Imana cyangwa se kubw'imbabazi z'Imana, Imana ikomeza kuguha ihumure ejo cyangwa ejo bundi nawe ukaba umeze neza. Turi mu ma breaking news cyangwa se turi ku nkuru zigezweho, aho muri Kigali biba bitandukanye, amakuru aba acicikana impande n'impande ku ma social medias, inkuru zicukumbuye kandi zimeze neza. Mu gitondo cyo kuri wa kabiri cyangwa se mbere y'uko twinjira mu nkuru nyirizina, murabizi saga imaze iminsi ya inshuti Divine Muheto. Ni Miss Rwanda, cyangwa se ni Nyampinga w'u Rwanda, watowe mu mwaka w'ibihumbi 2022. Inkuru dukesha igihe.com iravuga ko mu gitondo cyo kuri uyu wa 31 Ukwakira 2024, Miss Muheto Nshuti Divine yagejejwe ku rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro, aho agiye kuburana ku ifungwa n'ifungurwa by'agateganyo ku byaha akurikiranyweho. Mumaze iminsi mubibona ku mbuga nkoranyambaga, ku itabwa muri yombi rya Miss Rwanda cyangwa se rya Nshuti Divine Muheto. Mbere na mbere wakwibaza ngo byagenze gute? Mu minsi ishize, ni nyuma y'uko polisi y'u Rwanda itangaje ko mu minsi ishize yataye muri yombi Muheto Nshuti Divine wabaye Miss Rwanda 2022. Mu itangazo rirerire cyangwa se rirambuye polisi y'u Rwanda yashyize ahagaragara, yaravuze ngo yatangaje ivuga ko Nshuti Muheto Divine wabaye Miss Rwanda 2022 kubera gutwara ibinyabiziga yanyoye ibisindisha birengeje igipimo kandi nta ruhushya rwo gutwara ibinyabiziga agira, kugonga no kwangiza ibikorwa remezo, hamwe no guhunga nyuma yo kugonga. Nta hantu wahungira ubutabera. Mu minsi ishize nanone ku wa kabiri, hari ku itariki 29 Ukwakira 2024, nibwo polisi y'u Rwanda yanyujije ubutumwa ku mbuga nkoranyambaga zayo igaragaza ko dosiye ya Miss Muheto yamaze gushyikirizwa ubushinjacyaha akurikiranyweho ibyaha. Mu itangazo ryashyizwe hanze na polisi yagize iti: polisi iramenyesha ko Miss Muheto Divine yafashwe kubera gutwara ikinyabiziga yanyoye ibisindisha birengeje igipimo kandi nta ruhushya rwo gutwara ibinyabiziga agira, kugonga no kwangiza ibikorwa remezo, hamwe no guhunga nyuma yo kugonga. Polisi yongeyeho ko ibyo byaha atari ubwa mbere yari abikoze. Muri Nzeri umwaka ushize nabwo Muheto yakoze impanuka imusigira ibikomere bidakanganye, ariko imodoka yangirika ku buryo bukomeye. Mu mategeko agenga igihugu cyacu, cyangwa se mu mabwiriza cyangwa se mu mategeko agenga umuhanda, nta muntu mbere na mbere wemerewe gutwara ikinyabiziga atabifitiye uburenganzira cyangwa se atabifitiye uruhushya rumwemerera gutwara ikinyabiziga, bitewe n'icyiciro cy'ikinyabiziga utwaye. Hari abatwara moto, hari abatwara amamodoka, n'ingeri zitandukanye, ariko mu mategeko agenga umuhanda, nta muntu uwo ari we wese
wemerewe gutwara ikinyabiziga atabifitiye uburenganzira. Ni nyuma y'aho Nshuti Divine Muheto afashwe atwaye ikinyabiziga atabifitiye uruhushya rubimwemerera gutwara ikinyabiziga. Kongeraho ko yafashwe yanyweye. Muri gahunda ya polisi harimo gahunda ya tunywe less. Polisi ikomeza yihanangiriza abantu yuko gutwara ikinyabiziga wanyweye ibisindisha ari icyaha gihanirwa n'amategeko. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda yasobanuye ko cyangwa se yavuze ko avuga ku birebana na Muheto, yavuze yuko ni ibihano bidakanganye, ashobora gufungwa hagati y'amezi 2 ariko atarenze amezi 6 mu gihe yahamwa n'icyaha. Ariko kandi hari n'igihe bishoboka ko ashobora gucibwa amande bitewe n'icyaha yakoze cyangwa se akagirwa n'umwere, biraturuka ku bushinjacyaha. Tukwibutse ko kuri uyu munsi, kuri uyu wa kane, muri aya masaha aribwo Nshuti Muheto Divine ari imbere y'ubushinjacyaha, yagiye kuburana ku ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo. Ashobora kuburana bikaba ngombwa yuko bamurekura agataha, cyangwa se ku mpamvu bwite z'ubushinjacyaha bikaba ngombwa yuko yaburana afunze, yahamwa n'icyaha bagakurikiza icyo itegeko rigena kuri icyo cyaha yakoze. Tubibutse yuko kunywa si icyaha, ariko tunywe less. Kandi niba ubona wanyweye, wirinde gutwara ibinyabiziga kuko iyo utwaye wasinze cyangwa wanyweye bishyira ubuzima bwawe mu kaga, ndetse utibagiwe yuko bishyira n'ubuzima bw'abandi mu kaga. Reka dusigasire ubuzima bwacu twirinda gutwara ibinyabiziga twanyweye. Ubundi dukomeze gusengera Muheto kugira ngo Imana imworohereze kandi nawe amenye ububi bwo gutwara ikinyabiziga yasinze. Tubibutse yuko kuri uyu munsi aribwo yagejejwe imbere y'ubushinjacyaha, ndetse ari kumwe na Sengabo Jean Bosco uzwi ku izina rya Fata ku mavuta. Fata ku mavuta nawe yatawe muri yombi mu minsi ishize. Bose rero uyu munsi bari imbere y'ubushinjacyaha, bagiye kuburana ku ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo. Cyane cyane Sengabo Jean Bosco akurikiranyweho ibyaha byinshi bitandukanye, harimo ibyo ku mbuga nkoranyambaga n'iki. Tubibutse yuko Dr. Murangira Bitseri, umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha, yihanangirije abantu bakoresha nabi imbuga nkoranyambaga. Izi mbuga twemerewe kuzibaho, ariko ntizitwemerera kuvugiraho ibyo dushaka byose. Izi mbuga wazikoresha neza zikakubyarira inyungu n'umusaruro, ariko ntizemerewe kujyaho ngo uvuge amagambo arimo urwangano, arimo gusebanya, arimo munyangire, n'ibyaha byinshi bitandukanye. Kuri uyu wa kane rero nibwo Sengabo Jean Bosco cyangwa se uzwi ku izina rya Fata ku mavuta, we na Miss Rwanda 2022 Nshuti Divine Muheto bagejejwe imbere y'ubushinjacyaha. Hari ku isaha ya 2:00 nibwo bagejejwe ku rukiko rukuru rwa Kicukiro kugira ngo baburane ku ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo. Muheto Divine wabonaga yuko nta byinshi yatekerezaga,
wabonaga ari umuntu utuje, yambaye neza, utuje kabisa, ubona nta panike yabigizemo cyane. Muri aka kanya rero muri aka kanya dutangiye gukora inkuru, turagira ngo twibutse yuko urubanza rwa Miss Inshuti Muheto Divine ruratangiye, aho yunganiwe n'abanyamategeko batatu. Iburanisha riri kubera mu rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro. Miss Muheto Divine yabajijwe niba yemera ibyaha byose aregwa. Yemera ko yagonze ariko atigeze ahunga nyuma yo kugonga. Amategeko y'u Rwanda, iyo wemera icyaha ukagisabira imbabazi, nta kabuza arakubabarira, kuko igihugu cyacu ni umubyeyi. Igihugu cyacu ntago gishyigikira guhana, ahubwo gishyigikira gukosora. Iyo wakosheje, ni umuntu uwo ari we wese, n'umubyeyi ari umubyeyi wo kwibyara, iyo wakosheje aragukebura akakubwira ati ntabwo byari kugenda gutya, wakabaye wabikoze gutya. So icyo twifuriza inshuti ni uko yababarirwa kandi ibintu bigakomeza kugenda neza. Reka tubashimire mwebwe mukomeje gukurikira ibiganiro bya Wisdom TV Rwanda. Natwe dukomeze gukurikirana iby'urubanza rwa Inshuti Divine Muheto. Turaza gukomeza tugenda tubahereza updates ku rubanza rw'aba bombi, yaba Sengabo Jean Bosco cyangwa se Fata ku mavuta, ndetse na Inshuti Divine Muheto. Twibutse gukora subscribe kugira ngo ukomeze gukurikirana amakuru ndetse n'ibiganiro bya Wisdom TV Rwanda. Turagushimiye, gira umunsi mwiza.